Muraho, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 20 ugomba guhindura mu buzima bwawe kugira ngo ubashe gutera imbere. Mu buzima bwa muntu buri wese afite icyifuzo cyo gutera imbere, nawe akaba yaba umukire nk'abandi. Ariko nk'uko abahanga benshi batandukanye babigaragaza, ibitabo byabo bigiye bitandukanye. Bavuga ko iterambere si ikintu gituruka ku mahirwe gusa, ahubwo bavuga ko hari umusaruro w'ibyo dukora buri munsi, n'ibyo twigomwa cyangwa tureka gukora. Iyo ushaka guhindura ubuzima bwawe, ugomba guhindura imyitwarire yawe. Ibyo dukora buri munsi bishobora kuba umusaruro w'ibyo tugeraho, cyangwa se bikatubera inzitizi ikomeye. Niba ushaka gutera imbere, tugiye kurebera hamwe ibintu ukwiriye gutandukana nabyo burundu kugira ngo utere imbere, cyangwa se kugira ngo ubashe kugera ku nzozi zawe. Muri kino kiganiro tugiye kurebera hamwe ibintu bigera kuri 20 ugomba kureka cyangwa se ugomba gutandukana nabyo kugira ngo ubashe gutera imbere. Ibi bintu 20 niyo migozi kuzirika igatuma uhoraho uri, cyangwa se bigatuma udatera imbere. Nubasha gutandukana na bimwe muri ibi bintu, bizagufasha kugera ku nzozi zawe mu buryo bworoshye. Tuguhaye ikaze ku channel yacu. Niba utarakora subscribe, kora subscribe dukomeza kubana mu biganiro byacu bitandukanye. Nimba hari cyagufashije ucyandike hasi muri comment, kandi n'ikiganiro wagikunze kandi like. Dore ikintu cya mbere ugomba gutandukana nacyo kugira ngo ubashe gutera imbere. Icya mbere, kureka gutinda gukora ibintu. Icyo ibi bisobanuye ni kwa kundi usanga hari ibintu ari gukora uyu munsi, bikarangira byimuriye ku munsi ukurikiyeho, cyangwa se ukabishyira ikindi gihe. Ibi ngibi ukabikora buri gihe. Impamvu ibi ngibi bigusubiza inyuma ni uko igihe cyarangiye kitagaruka. Birashoboka ko icyo ukora uyu munsi wagishyira ejo, ariko wa munsi wari kugikoreraho najya nkubwiza ukuri ko utazagaruka, kandi ugasanga hari amahirwe wibujije. Byibuze gerageza ukore bike mu byo wagombaga gukora, ariko ntubyimurire ku munsi ukurikiyeho. Kugenda ukora bike bike no kugenda urushaho kumenyera, ndetse unamenyereza n'ubwonko. Icya kabiri ugomba gutandukana nacyo, reka gutinya gutsindwa. Reka kwanga gukora ikintu kuko wumva gishobora kukunanira. Gerageza ntuzatsindwe kugerageza, ahubwo gerageza utsindwe wagerageje. Kuko nutagerageza ntabwo uzamenya amahirwe yawe aherereye. Ntabwo amahirwe azagusanga aho wicaye. Bisaba ko ugerageza ibintu byinshi bitandukanye mu gihe tutazi aho amahirwe yacu aherereye. Fata amakosa nk'isomo, wifata amasomo nko gutsindwa. Icya gatatu, reka kwigiranya n'abandi. Icyo bisobanuye, reka gupima agaciro kawe ugereranyije n'uko abandi babayeho. Impamvu bigusubiza inyuma nuko bigutera ishyari, kwiheba, cyangwa kumva udashoboye. Reka kwigiranya n'abandi. Pima iterambere ryawe ugereranyije n'uko wari uri ejo, kugira ngo umenye iterambere ryawe aho uri kwerekeza, nuko ubasha gusubiza amaso inyuma ukamenya aho wahereye. Reka kwigiranya n'abandi, kuko ntabwo uzi uriya muntu ugiranya nawe aho yahereye. Icya kane, reka kuba ushaka kunezeza abantu bose ukirengagiza wowe ubwawe. Reka guhora ushaka ko abantu bose bakwishimira, cyangwa se ushaka kuvugwa neza na buri muntu wese, kuko ntiwabishobora kunezeza ikiremwa muntu mu buzima. Ahubwo akenshi birangira wowe wibagiwe wowe ubwawe, bikadindiza iterambere ryawe. Impamvu ibi ngibi bigusubiza inyuma nuko buri gihe cyose usanga urupaho mu buzima butari ubwawe. Jya uvuga oya igihe bikenewe. Icya gatanu, kureka kuvuga cyane aho gukora. Icyo ibi bisobanuye, guhora uganira ku byo uzakora ariko ntubishyire mu bikorwa. Uzasanga hari abantu benshi bakunda kuganira, bafite imishinga, bakunda kuganira ku mishinga yabo, ariko kuyishyira mu bikorwa ugasanga ni ikibazo. Impamvu ibi ngibi bigusubiza inyuma, ibyo uvuga ntibyubaka iyo bidaherekezwa n'ibikorwa. Tanga ingufu ku gikorwa, amagambo abe makeya. Icya gatandatu, kureka kuba mu mateka. Ibi ngibi bishatse kuvuga iki? Ibi ngibi icyo bishatse kuvuga, guhora ugaruka ku byo wakoze nabi cyangwa se ku byashize. Impamvu ibi ngibi bigusubiza inyuma, bituma udatangira ibintu bishya, aho ugasanga urahora utekereza ku byo wahumbye cyangwa se ku byarangiye. Fata amasomo yo hashize, ariko wite ku biri imbere. Ni byiza kwibuka ibyashize ukigiraho amasomo, ariko nanone bikaba imbaraga zo kubaka iterambere ryawe rirambye. Icya karindwi, kureka impamvu zidafite ishingiro. Ibi bisobanuye iki? Guhora ushaka impamvu yo kudakora ikintu
impamvu zikwambura ubushobozi bwo gukemura ibibazo. Jya wibaza uti ni iki nshobora gukora aho kuvuga impamvu. Muri buri gihe cyose ujye uhora ushaka gukemura ibibazo aho gushaka impamvu muri wowe, impamvu udakwiye gukora cya kintu. Icya munani, kureka kugenda mu bantu bagusubiza inyuma. Iki ngibi bisobanuye kumenya n'abantu batagera aho baganisha ubuzima bwabo, nawe ubwawe nawe bagusubiza inyuma. Impamvu bagusubiza inyuma, nawe wisanga wagize imico y'abantu baba hafi yawe. Niho Umunyarwanda avuga ngo gira inshuti zawe eshanu nkubwire uwo uriwe. Biragoye ko wahindura umuntu, ariko biroroshye ko umuntu we yaguhindura. Niyo mpamvu rero ushaka gutera imbere, reba abantu bari mu nzozi zawe ushaka ukuntu ube inshuti nabo. Shaka abantu bagutera imbaraga. Icya cyenda, kureka guhora ushaka ibintu bitunganye. Kwa kundi usanga uri gutinda ku kintu ushaka ko kizaba gisa neza cyane. Ibi ngibi nabyo usanga igihe byo bikudindiza. Impamvu bigusubiza inyuma, usanga bigoye gutangira ibikorwa bitewe n'uko ushaka ibisa neza cyane, cyangwa se n'ibyo watangiye bikakugora kubirangiza. Icyo ukwiriye kumenya aha ngaha rero ni uko ibyakozwe neza buri gihe biruta ibyakozwe neza cyane ariko bitarangiye. Icya cumi ugomba kureka gutekereza ko ugomba kumenya byose mbere yo gutangira. Ibi ngibi bisobanuye guhora utegereza kumenya byose mbere yo gufata icyemezo. Impamvu ibi ngibi bigusubiza inyuma, ntuzigera ugera ku gihe cyiza 100%. Uba ahangaha icyo ukora, uratangira ukagenda wiga waratangiye urugendo. Amasomo amwe namwe ukeneye kumenya ukayamenya ariko watangiye. Reka dukomeze n'icya 11, kureka kutita ku buzima bwawe bw'umubiri. Ibi ngibi bisobanuye kudafata umwanya wo kurya neza, gukora siporo, gusinzira bihagije. Ibi ngibi nabyo usanga bigusubiza inyuma. Impamvu ibi ngibi bigusubiza inyuma, nta kintu na kimwe ushobora gukora udafite ubuzima buzira umuze. Niyo mpamvu rero ugomba kugerageza kwita ku buzima bwawe, ukaruhura umubiri. Kandi ikindi ukwiriye kumenya ni uko umubiri udakomeye usanga urogoye imbaraga z'umutima ndetse n'iz'ubwonko. Aha ngaha rero ugomba kwiteganyiriza igihe cyawe cy'ubuzima bwawe bw'umubiri, mbese ukita ku mubiri wawe. Icya 12, kureka gutekereza ko gutsindwa rimwe ari iherezo. Aha ngaha icyo bishatse gusobanura ni kwa kundi ukora ikintu watsindwa cyangwa se cyakunanira ugahita ko kireka burundu. Nimba utangiye business wahomboka tuzinikwa business burundu. Aha ngaha ikintu ukwiriye kuba wamenya ni uko intambwe nyinshi z'intsinzi zinyuzwa mu gutsindwa. Jya ureba uko wakosora aho watsinzwe ariko ntubivemo burundu. Icya 13, kureka kutiga no kutisomera. Iki ngibi bisobanuye kudafata umwanya wo kwagura ubumenyi. Impamvu ibi ngibi bigusubiza inyuma, isi ihora ihinduka. Uyu munsi turi mu isi ifite umuvuduko, iri kugendera ku muvuduko uri hejuru cyane. Niyo mpamvu rero ugomba kugendana n'ibigezweho, ugafata ibitabo bitandukanye ugasoma, ndetse ugakora n'amaresearch agiye atandukanye, cyane cyane byura ku byo ukora cyangwa se ushaka gukora. Kuko kudakurikirana bigutera gusigara inyuma. Gerageza gusaba inama washuti bawe cyangwa se mu bantu ubona bakuri imbere mu byo uri gukora. Soma ibitabo, wumva ibiganiro byagufasha gutera imbere. Urugero nk'ikiganiro urimo kumva kano kanya. Icya 14, kureka guhora mu byuzi gusa. Iki ushatse kuvuga kunanirwa kwinjira mu bindi bishya, gusanga wihambiriye ku kintu kimwe kandi ubona kitagenda neza. Gerageza uhindure, urebe n'ibindi, ugerageze n'ibindi. Impamvu ibi ngibi bigusubiza inyuma nuko nta bundi bunararibonye ufite. Rero ibi ngibi bigatuma wizirika mu kintu kimwe. Rero gerageza ibintu bishya nubwo byagutera ubwoba. Cya 15, kureka kwibwira ko abandi bagufitiye ibisubizo byose. Ibi ngibi bisobanuye guhora utegereza ko abandi bagufatira ibyemezo. Ibi ngibi rero bishobora gusubiza inyuma, ntubasha kwigira no kugira ubwisanzure. Dore impamvu ibi ngibi bigusubiza inyuma, ni uko utabasha kwigira ndetse no kugira ubwisanzure. Fata inshingano ku buzima bwawe. Icya 16, kureka kutagira gahunda. Baho utagira icyerekezo cyangwa se gahunda y'umunsi. Impamvu ibi ngibi bigusubiza inyuma, ni uko ubyuka nta kintu ufite gihamye cyo gukora uwo munsi. Ikikoroheye cyangwa se kikubangukiye aricyo wahereyeho gukora, kandi atari cyo cy'ingenzi. Rero gerageza kwandika gahunda y'umunsi buri gitondo. Uvuga ati nimbyuka ndakora ibi ngibi, ejo nzakora ibi. Rero ukibyuka ugerageza kwandika gahunda
y'umunsi cyangwa se gahunda y'icyumweru cyangwa se utegure gahunda y'ukwezi. Icya 17, reka kwita ku bintu byinshi icyarimwe. Ugasanga umuntu afite ibintu byinshi ari gukorera mu munsi umwe. Ibi ngibi icyo bisobanuye ni kwa kundi usanga ufite imirimo myinshi cyangwa se ufite ibintu byinshi byo kuba wakwitaho. Ibi ngibi rero impamvu bigusubiza inyuma ni uko isuje amaso inyuma neza usanga nta kintu na kimwe ubasha gukora neza. Rero ufata ikintu kimwe ukirangize mbere yo kujya ku kindi. Icya 18, kureka kugendera ku bitekerezo bibi ku buzima. Iki ngibi bisobanuye ni uguhora wibwira ko ibintu byose bigoye cyangwa ko nta kintu ushoboye cyangwa se kumva ko utari ngo ukwiriye kuba batera imbere cyangwa se kumva ko amahirwe atari ayawe cyangwa kumva ko wavukiye kubaho mu buzima bugoye. Ariko nyamara uko ni ukwishuka, byo ni ibitekerezo bibi. Kwese Imana ijya kuturema duha amahirwe yo gutera imbere mu biganza byacu, ahubwo rimwe na rimwe usanga ariko tubigiramo uruhare. Rero icyo kwiriye kumenya uko utekereza ni kumera. Niba ushaka gutera imbere, tekereza nk'umukire. Wowe utekereza ibintu bibi ku buzima bwawe bizarangira ubayeho mu buzima bubi. Rero hindura imvugo yawe, vuga amagambo meza agutera imbaraga. Tangire kwiyumva nk'umuntu ushoboye, tangire kwiyumva nk'umukire w'ejo hazaza. Icya 19 aricyo kibanziriza icya nyuma, kureka kurota ibyo udafite. Icyo bisobanuye guhora wifuza gusa ibyo udafite utitaye ku byo ufite. Yego kurota ni byiza, ariko ugasanga n'ibyo ufite ntubasha kubyitaho, ahubwo ufite ishyari by'abandi cyangwa se guhora urota iby'abandi wowe udafite, ntubashe no kwita cyangwa se kubyaza umusaruro bya bindi ufite wowe ubwawe. Impamvu ibi ngibi bigusubiza inyuma bituma utishimira urugendo rwawe. Shimira ibyo ufite, ibi ngibi bizagufasha kugera ku byiza byinshi. Icya 20 aricyo cya nyuma, kureka gutekereza ko iterambere ari amahirwe gusa. Icyo ngibi bisobanuye kumva ko gutera imbere biterwa no kugira amahirwe menshi gusa. Impamvu ibi ngibi bigusubiza inyuma, iterambere ryubakwa n'imbaraga, imyitwarire n'imyumvire. Rero gerageza kubaka discipline ya buri munsi, ibyo bizazana amahirwe mu buzima bwawe. Ni nanga rero dusoje ikiganiro cy'uyu munsi. Dushimiye twabanye muri kino kiganiro. Niba utarakora subscribe, kora subscribe tumaze kubana mu byacu bitandukanye. Niba wifuza ko tuzaganiraho ucyandike hasi muri comment. Umugisha utangwa n'Uwiteka ujye ukomeza kuba mu byo mukora. Mugire umunsi mwiza.